unywa inzoga ejo ugasambana kuko inzoga n'ubusambanyi birajyana sibyo ko abantu benshi bavuga ko inzoga atari icyaha se abantu benshi bakavuga ko kunywa inzoga atari icyaha kuki ibyo bishobora kujyana kandi uyu munsi none harimo abantu bahamya ko kunywa inzoga atari icyaha abagabo reka nkubwire abagabo nimba ari nk'umudayimoni niba ari iki njye sinzi ukuntu nabyita ufite umugore umutaye mu buriri ndagenda mu musiteri burindwi kandi amusiteri ni 5 nywa musiteri 7 we noneho musangamo ndaje ndagenda muri iyo shambure nsanga harimo mana ubusungu navuga ngo iki naho inzoga ndi najyaga noneho mu tubari habamo za stage naho inzoga ndi noneho hege nabaga mvuye nko mu bagabo nambaye nyine byanteye umujinya navuga ati mana niba ari uyu mubabaro ndetse nekezo ngiye no gupfa ku kanya uzi kugenda ukajya kwitunanga wareba ni waba uzi nguri gukorera n'amafaranga bakahita bayisubiza bakayajyana ahubwo ni nkumva ni nko kuvomera mu kibindi icyo kibazo cyose kiramutse kikubayeho Imana iramutse igwaye umusore cyangwa se umusore wo kubaka mwakubakana wakomera kubaka urugo ugashaka guys reka tugushimire udahema kudukurikirana umusekonde uko bwije nuko bukeye wowe uri mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu nkubwire ngo umwami Yesu aragukunda kandi agufiteho imbabazi nyinshi ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga uyu munsi uri kumwe na Samu kuri Yubawe TV ngo musanzwe mubizi kuri kamera turi kumwe na Christian nkuko musanzwe mutuzi yuko tuza kubasusurutsa cyangwa tukabagezaho amasho atandukanye uyu munsi rero wa none nkubwire ngo wowe utameze neza nkubwire ngo ihangane ejo bizamera neza umwami Yesu aracyariho kandi agufitiye urukundo agufitiye imbabazi nyinshi uyu munsi rero nkuko mubibona kuri kamera za Yubawe TV kubakunze tugenda tubategurira abatumirwa batandukanye haba mu Rwanda ndetse n'hanze y'igihugu tugenda tubazanira abantu batandukanye rero mugenda mukurikirana munsi ku wundi nta kindi tugusaba no gukora subscribe ugatera comment ndetse ikiganiro wagikunda ukagisangiza abandi kugira ngo ibintu bikugerereho ku gihe uyu munsi reka muri kubona ko dufite umukobwa wambaye neza guhera hasi kugeza ku mutwe sinzi sari umutegura sinzi umusuka sinzi umwambika cyangwa se shop akoreramo niba simbisi ntago twaje kwamamaza ariko uyu munsi wa none araza gutangira bibwira reka tukwakire kuri kamera za Yubawe TV muraho neza Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe cyane mahoro y'Imana be muri mwebwe shalom shalom n'abadukurikiye mazina yanjye nitwa Niyonsaba Fiona Niyonsaba Fiona ariko ubundi mu mazina yandi nyine abantu bazi yuko ndi kirara nari umusinzi nari umusambanyi nyine ibyaha byo muri ino si byose narabikoze ariko nyine ndashima Imana n'abantu bagiye babimfashamo kugira ngo negere Imana kuko ubutumwa bw'Imana ni bwiza kandi Imana ni umubyeyi iracyadufiteho umugambi Fiona twagiye dukurikirana ubuhamya bwawe ndetse wagiye utanga ahantu hatandukanye haba ku Gasaro TV n'andi ma TV agiye atandukanye n'ubuzima wagiye ucamo ubundi uyu munsi wa none Fiona ku buzima wagiye unyuramo Fiona twagiye tukubona ko Fiona wigeze ushakaho umugabo urugo rukanga byabayeho cyangwa no kubeshya byabayeho uyu munsi wa none twagiye tumva ikiganiro cyawe twumva inkuru zawe twumva urwo n'urugendo rw'igice cya mbere cy'uburyo waciyemo utarakira agakiza cyangwa utaramenya Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo ubwo n'ubuzima wagiye unyuramo abantu benshi batazi inshuti za Yubawe TV zitazi ariko uyu munsi wa none Fiona turashaka ko uyu munsi wa none ntago tuza gutangirira muri aka kanya wakira agakiza cyangwa se ukimara gutangira urugendo rw'agakiza ahubwo turaza gutangirira mu buzima bwa Fiona kugira ngo abakunzi uyu munsi bagukurikiranye cyangwa se abantu bakuzi uyu munsi batangira bamenye ubuzima Fiona yanyuzemo Fiona ni muntu ki Fiona washatseho Fiona ubyaraho byagenze gute cyangwa ni bugeze ubyara ubundi Fiona byagenze gute nene iyo duha ubuhamya njyewe buriya Fiona uvuka he ubundi tangira utubwire mvuka Ijabana nyine ni muri Gasabo ariko nyine umugambi w'Imana si uw'ejo si uw'ejo gusa nibe byose urakora kandi ugakora mu gihe cya nyacyo njyewe nekereje ubuzima nyine nabanjemo ni ubuzima bugoye ni ubuzima bw'umwanda nimvuga umwanda ntagira umuntu wenda uvuga ngo wenda si umwanda ndi ubuzima bwa mbere nabanje kubamo ni umwanda sibyo
njye bundi nabatijwe muri ADPR. Nabatijwe muri ADPR uri umwadeperi? Ndi umwadeperi 2019 ku itariki 17 nibwo nabatijwe. Gusa uwo munsi ni nabwo nahise ninjira nyine muri iyi Kigali muri Gisozi. Nibwo nahise ninjiramo nangira ibyaha. Wumve ngo noneho ukuntu Satani ari umugome nde nkimara kubatizwa nyimara kubatizwa ugiye mu mazi menshi. Nta saha yashize nyine kwa abantu nyine baza ukimara gubatizwa nta saha yigeze ishira. Nta saha yigeze ishira nageze inahanga. Wayikuza Kigali mu murwa city. Nahise Mana Nyagasani. Ubwo muri iryo joro mu rugo barategeza bati se umwana yabatijwe yakiriye Yesu n'umukiza ari he? Abandi ati wasanga wenda ari mu nshuti ze cyangwa se yaherekeje abashyitsi. Byahe babivugaga nambutse nagiye urumva naje mu byagusa nyine Kigali icyo nayiboneyemo ni ibintu bikabije cyane urumva ni ingorane. iyi Kigali ni ibibazo gusa. Ubwo nahise nza ni mu basore b'i Kigali. Ni ukuvuga ngo uturuka Jabana mu rugo waje wamaze kubatizwa uwo munsi wakiriye agakiza. Kristo Yesu avukiye muri wowe kumwe abarokore cyangwa se abasenga bavuga ngo uyu muntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Wewe wese wizira Kigali wazanywe n'umusore cyangwa warizanye? Nazanywe n'umusore wa muntu. Yari fiancé wawe se? Byahe harashije nk'iminsi nk'itatu. Ubwo yari yantwerereye nyine yamnyoresha 5,000 urumva. Arambwira ati ngo nguremo inkweto. Urumva none ndavuga ati umuntu wantwerereye akangurira inkweto nta mpamvu yo kutajya kumureba ngo mubwire nuko ikirori cyagenze. Uburyo nagiye mu mazi menshi ariko ine nyigera hano inangaha muri mujyi wa Kigali. Impamvu mvuga muri mujyi wa Kigali yego nyine nanjye ndo muri Gasabo ariko urebye ahantu nuruka nangaye Kigali. Ni mu nkengero z'umujyi. Ni mu nkengero z'umujyi. Sibyo ariko uyu mujyi nenzi yuko nyine niba mvuye aho ngaho ndi uboneremo amahoro ariko uyu mujyi nta mahoro nigeze nkuboneramo. Ahubwo uwo munsi wa none umaze kuva mu cyaro cyangwa se uje i Kigali ntabwo abadayimoni bari batangiye kukwataka kuko wari wakira umwami Yesu cyangwa wumvaga nuko ugiye kwenjoyinga wenda hari wishimira umunsi wawe kuko wavutse w'amavuko wishimira yuko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza? Niki kintu cyaguteye kuza nyine Kigali kandi uzi kuje kureba umuhungu kandi abahungu b'i Kigali nta mikino bagira? Njye rero ntabwo nenzi yuko ariko bikora. Ntabwo nenzi yuko ariko nyine naje nje kureba nyine umuntu wari wanwerereye. Sibyo yari yanwerera akamba 5,000 ngo nguremo inkweto. None ngiye nari nje kumureba nyine kumusura ngo mubwire nuko nyine ikirori cyagenze cyane ko yari nayanyohereje kuri telefone ambwira ati weho ntabwo nge nzaboneka nzafite akazi kenshi gusa nyine ukimara kubatizwa nyine ibirori birangiye woze tufata moto murangira hano nyine ndi tubonane. Niko kwinjiraho muri Gisozi. Uhagurutse utyo ntago wavugaga ngo ubwo muye n'uyu musore ntago ndi buryamane ne kandi wamaze kwakira agakiza? Ibyo ntago nabitekerezaga cyane nyine nge ntago nenzi uko nyine ndi bugende ngiye kuryamana nawe gusa nyine wumvaga muri buhure? Nenzi yuko nyine turi buhure biraho ngaho kandi n'umusheri wawe cyangwa n'inshuti? Nk'inshuti kuko urumva nta minsi nga yari cyo tumenyanye. Yego nuko muraba murahuye? Turahura kuko navuye mu rugo saa 1:15 hafi saa 2 arambwira ati moto uri bufate iyo yose amafaranga ari buguce ndayishyura. Nge ndayishyura nta kibazo. Ndavuga ati niba uri biyishyure nta kibazo. Nanjye rero wabandi mfata moto ndaza ngera ku Gisozi. Kujya ku Gisozi nsanga nyine umuhungu aba muri ghetto. Habe none n'intebe zari zihari nyine n'ukwicara ku buriri. N'ukwicara ku buriri. Ese ukibara kwinjira ugasanga muri salo nta ntebe zihari ni muri ghetto ntago wageze ubwo bavuga ati burinda buvamo amahoro kandi nakira umwami Yesu? Icyo gihe Satani yakwigabye sibyo. Gusa ngewe naricujijemo gakeya icyatumye nyine n'ababyeyi banjye inshuti zanjye n'abari bamerekeje ba mwarimu banjye urumva ngibyo nyine nasaga nk'ubyicuzo gatomo bati se iri jona kandi kwishimana n'ababyeyi banjye kuko nyine nabatijwe nakiriye Yesu n'umukiza nageze ikirenge mu cya Yesu. Sibyo ariko nyine mbitekerezaho nanone umutima umukambwira ati taha ntagire ikosa nari mukora undi ukabwa ati hoya ahubwo nkwa byeri yongeze kuko nagezeyo
nakiriye kugira ngo inywere byeri nywa byeri nanjye ubwo rero uko ngenda nywa byeri nuvuga ngo byaje kurangira ibyo kwakira agakiza uwo mugoroba byanze uravuga ngo byanga bikunze wumvira ryajwi ryakubwiraga ngo inywere byeri numva nyine niryo ririmo riraza cyane numvaga ryo riri kunganza kuko nanywaga byeri nkumva uko ndi gukomeza kuyinywa nkumva nyine ni uko ndi kurushaho kugenda nyine urumva iyo umuntu ari kunywa byeri niko agenda arushaho kugenda atakenge ariko wumva ijwi ati ibyo urimo ntabwo ari byo winkoze isoni sibyo amazi nkatekereza noneho papasiteri bambatije nkatekereza ukuntu mu rugo banyitayeho nkatekereza uburyo noneho uzi kugira ngo umubyeyi wawe nk'imyenda uri bwambare nta bundi bushobozi afite noneho umubyeyi akajya kucira inshuro nyine nk'umwambaro uri bwambare kugira ngo akunezeze ku munsi wawe w'ibyishimo buriya no kubatizwa n'ibyishimo kumva yuko nyine wavuye mu cyiciro wari urimo ukajya mu kindi cyiciro biranezeza cyane nubwo njye natengushye ababyeyi banjye n'inshuti zanjye n'abarimu bagiye banyigisha bambwira ngo Imana igira neza gusa nabo nyine nabagiye mbasaba imbabazi kandi hari nabo ntaragera ariko nzazibasaba kuko nabatesheje agaciro uwo munsi bose baribajije ahantu iryo joro nyine aho ngiye naho naraye ese koko uyu munsi none ukimara kugera muri iyo getu cyangwa se ukimara kwinywera icupa uyu munsi none ntajwi ryagukomagaga umutima ngo rekubwira ati ibintu uri gukora nibyo buriya reka nkubwire iyo nza kumvira nyine iryo jwi ryambwiraga ati wikora iki ngiki winywa inzoga wisambana winesha agaciro amazi wagiyemo nayo umugisha ntabwo ari ay'umuvumo ariko njye ibyo sinshaka kubyumva bitewe n'uburyo nanone irindi jwi nyine ryanganzaga rikavuga ati komeza uvayibinge urumva iby'iki gihe ni ukuvayibinga ngo ni ukurya sho urumva nyine muri mujyi wa Kigali navugaga ati nubwo ninjiye mu mujyi wa Kigali n'uwo mutipe wari wangura izo nkweto najya kumureba yarambwiraga ati weho nushake nunasubira iwanyu imyenda nyine nari bituzagura iyindi ndagushakira n'akazi sinangombwa ko usubira mu rugo sinangombwa ko usubira mu rugo ngenda nagushakira akazi ndi manager mu kabari nawe uraza nyine ndagutekenikira nyine ubu umuseriveri ubu buzima bw'akabari n'agakiza wari ugiye kubuza wumvaga bizagenda gute wumvaga bizakunda koko nyine iby'agakiza nahise nsa nkaho mbitera umugongo ndahise njya mu by'akabari aribwo gitangira urugendo aribwo gitangira urugendo gusa n'ibyo byose narabyirengagije nyine narabyirengagije navuga ati noneho aho bigeze biriya kuba narebye igihe nigaga nyine inyigisho z'umubatizo navuga ati icyo gihe nubahirizaga igihe nataga saa 11 nkaba nageze mu rugo urumva saa moya nkaba nabyutse nakoropye nakubuye nkateka icyo gikoma urumva ariko ndavuga ati niba ngeze muri mujyi wa Kigali noneho ni ukwigenga nataha saa 6 z'ijoro nataha saa 8 ndigenga nyine nta muntu uyu mungu nubwo ari kugushakira akazi wari kubanane mu buryo bw'akazi cyangwa kwari uburyo bwo kugira ngo mukundane cyangwa umufashe muri akagahe kuko aragukeneye njye nyine nyuma naje kubibona byari kugira ngo nyine amfashe muri ako gahe ko nyine yarankeneye twirira isi nyine urakoze cyane uyu munsi none ku bakunzi badukurikiranye cyangwa se ku bantu badukurikirana ubuzima bwacu bwa buri munsi ni Fiona muri kubona kuri kamera uyu munsi none Fiona wanyuze mu buzima bukomeye icyo ni agace gatoya atubwiye ariko aracyakomeza kutuganiriza atubwira ubuzima sitarago y'ubuzima yagiye anyuramo atubwira ibintu byose yagiye ahura nabyo muri ubu buzima bw'iyi minsi ya none cyangwa hano hanze kuri iyi mihanda uyu munsi none ukimara guhura n'uwo musore cyangwa se n'umuntu mwakundanaga uyu munsi none arakubwira ati Fiona rwose ugomba kuza ukabana nanjye cyangwa se tukakorana mu buzima n'ubu tukabana nkagushakira akazi ese ubwawe uyu munsi wa none Fiona mwaje kubana niwe nako mwashakanye niwe mwateretanye murinda mubana byagenze uti uyu munsi wa none Fiona ko tutazi ko wubatse urugo byagenze uti nuze kurira ibi bintu biteye agahinda ariko ku bakunzi badukurikiranye uyu munsi none wihangane nurire ahubwo tuganiriza n'urugamba nahuye n'urugamba rukomeye cyane muri iyi si niyo mpamvu ryari igihe ntekereza nyine nkavuga ati iyi si nge ndayirambiwe iyi si ndayirambiwe ariko ntuzifuze kwiyahura kandi kwiyahura ni icyaha ndabizi neza kwiyahura ni icyaha ariko
iyi si njye ndayirambiye njye hari igihe ntekereza nkavuga ati ibintu naciyemo mbere gusa kumenya Imana ni byiza sibyo kumenya Imana bituma utiyahura kumenya Imana bituma udasambana kumenya Imana bituma utanywa inzoga kumenya Imana ni byinshi bibi nyine bituma utageramo sibyo mbere ya byose iyo nza kumvira iryo jambo cyangwa se nkakurikiza ibyo nyine abigishwa banjye bambwiraga sibyo ntabwo mba naranyuze muri ubwo buzima yego iyo nza kumva yuko bambwiraga ati inzira yo gukizwa ni inzira nziza ni inzira itarimo kugorana ni inzira y'umunezero n'ibyishimo iyo nza kumvira iryo jwi ryabimbwiraga n'uburyo ki abarimu banjye banyigishaga uburyo ki ababyeyi banjye banganirizaga ntabwo mba naranyuze muri uyu mwanda ntabwo mba narawunyuzemo ariko Imana ni umubyeyi Imana ni urukundo sibyo ubwo nyine narutse gato nsubira inyuma uwo musore naje gukora mu kabari ari manager nkajyanywa izo nzoga nkasambana nawe nyine bitewe n'ukuntu yanyeneraga uko yanyeneraga niko yambonaga yego urumva nyine ubuzima burancanga nyura mu gihirahiro hono najyaga no mu kabari n'amavide bakayankubita buri ibikomere nyine ni henshi hari ibikomere ni ukuvuga ngo n'ibikomere urafite wagiye uhura nabyo muri ubwo buzima bw'ubwo byinshi nagiye mura n'ibikomere byinshi gusa Imana nagiraga Imana nyine yaranyizaga nibankubita amavide mu maso ariko njye mfite ibikomere ku mubiri nyine nagiye mpura nabyo inkovu zo ndazifite ariko nyine Imana ni nziza Imana ni umubyeyi impamvu nibanze ngo Imana ni nziza Imana ni umubyeyi Imana ni urukundo iyaba nyine ntarasubije nyine yaba narashubije ibitekerezo byanjye nyine inyuma ngo nekereze neza yuko mbere nari ndi mu bintu by'agakiza nubwo nyuma Satani yaje kunganza nkaza mu by'isi none akenshi uyu mujyi niwo nyine niwo abantu bari gushiriramo niwe urubyiruko nyine ni rw'urubyiruko ruri gushiramo muri uyu mujyi wa Kigali sibyo uyu mujyi wa Kigali turi kureba aya mazu arimo inyubako abatuyemo none muri uyu mujyi wa Kigali huzuyemo abakire nanone abakire barimo nibo barimo teza urubyiruko nyine akaga sibyo uyu munsi wa none nka Fiona nk'igihe cyose waciyemo cyangwa se urugamba rwose wahuye narwo ukimara kwakira agakiza cyangwa se ukimara kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza mu rugendo rwawe wari utangiye uyu munsi wa none hari abakobwa benshi mwanganaga cyangwa uyu munsi mungana ariho henshi turi kubona abakobwa benshi bari gukura umukobwa akagira imyaka 13 cyangwa se 12 ari mu ngeso mbi z'ubusambanyi mu biyobyabwenge runaka uyu munsi wa none ibyo bintu nkuko tubibona cyangwa se icyo gihe wari urimo cyangwa se wahuye nacyo uyu munsi wa none nkuko nawe ubibona aho isi igeze cyangwa se utarakira akakiza kugeza uyu munsi wa none ukaba warakira nk'umwami Yesu nk'umukiza mu bugingo bwawe ibyo bintu biriho cyangwa se ni njye ngenyine ubibona biriho cyane gusa ngeyo we nyine ku giti cyanjye inama nagira urubyiruko abo tungana sibyo inama nabagira nibave mu byaha Satani arimo nyine Satani akwereka inzira akubwira yuko ari iy'ukuri ariko nyamara atari iy'ukuri sibyo Satani akakubwira ati nujya mu kabari urishima unezerwe unywa ayo mayoga ariko mu gitondo urabyuka wicuza Satani atunaga ahantu ubwe nyine Satani bitangira kuryoshya akwereka uduhenda abana aguza n'abagabo bafite amafaranga bafite byose urumva noneho Satani ikibi cye Satani ni umugome Satani noneho akakwereka nyine ati weho nyura muri iyi nzira ntuzaboniramo nyine ibyawe byose wifuza ariko Satani yamaje Satani igihe kiragera nyine akaguta ahantu runaka nyine ahantu utazabasha no kwikura usibye nyine ya Mana izahakwikurira weho ubwawe nyine ahantu Satani akunaga weho ubwawe ku mbaraga zawe mu bushobozi weho ufite ntago ahantu Satani akunaga wahikura ariko Imana yo nyine kuko ari umubyeyi kuko ari urukundo niyo izi ikagusanga Satani yagutaye ikazi kagukura sibyo nta wundi muntu wahagukura atari Imana kuko urumva iyo utangiye kujya mu kabari ka mbere akabari ka kabiri aka gatatu aka kane nyine utubari turi muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se hanze yatwo ni twinshi cyane kandi nanone ntabwo ariho gukizwa cyangwa se ariyo nzira nziza yego kuko iyo winjiye ibintu by'akabari kunywa inzoga
unywa inzoga ejo ugasambana kuko inzoga n'ubusambanyi birajyana sibyo ko abantu benshi bavuga ko inzoga atari icyaha se abantu benshi bakavuga ko kunywa inzoga atari icyaha kuki ibyo bishobora kujyana kandi uyu munsi none harimo abantu bahamya ko kunywa inzoga atari icyaha oya erega buriya reka nkubwire kunywa inzoga wanyweye nyine gake kari mu rugero sibyo nyine ku bantu nanone banze kwihangana none bivuge ngo n'ubu ngubu wakiraga kiziro cyagasoma ntabwo ndayisoma gusa nyine njya kuvuga ngo umuntu byana ni nyine kwihangana ku buryo atanasomaho na gakeya ku buryo yasoma na gakeya nyine akumva aratuje sibyo si icyaha kuyinywa nyine si icyaha we agomba nyine yego nyine twakaziretse bitewe ngewe n'ibibi nagiye mpura nazo mpuriramo nabyo ko yananyweye inzoga bigatuma ngo uvuge ngo mu mutwe wawe uroroshye icyo gihe wanywaga inzoga nyine zikagukoresha ibibi wa muntu we niyo mpamvu imana ni umubyeyi imana ni urukundo urumva ngewe nanywaga inzoga hahandi ese wanywaga inzoga zingana iki mu gihe utarakira agakiza inshuti yanjye byihorere ngewe nanywaga inzoga mana ubusungu navuga ngo iki nanywaga inzoga handi najyaga noneho mu tubari habamo za stage nanywaga inzoga handi noneho hegeye nabaga mvuye nko mu bagabo nambaye nyine nk'imyenda inyamitse ubwo nagiye nyine nagiye kuri abo bagabo nanywa inzoga ngiye niyambitse neza imyambaro nyine itanyambitse ubusa yego ariko nagera kuri abo bagabo nasoma irya mbere irya kabiri irya gatatu nkahita nkuramo imyenda nkambara za bogisa zabo nkambara amasengeri yabo urumva nyamara uri muzima utanyweye kuri izo nzoga ntabwo watinyuka kugenda ngo wambare bogisa z'abagabo amasengeri nyine ubwo nyine imiziki igatangira ikageramo n'ahandi wambaye ubusa ubwo wamara kuva aho ngaho nyine kuri abo bagabo nibwo nahitaga mitira nko mu rugo nkahita ndanga iyo myenda nambaye nkahita mbwira ati ngiyi ntabwo igezweho ntitengera mu rugo nkahita mfungura nka mare nyine irimo imyenda nkahita ndebamo umupira agapira nyine kageze nk'ahangaha nyine wumva ngo agapira ku buryo no gutera intambwe kujya kuri moto ari ukwambara ubusa cyangwa se kuri moto ukicazaho ikibuno gusa nuko ngewe nabigenzaga nkahita nyine nambara umwenda cyangwa se nkabwira motari wabaga nyine unzanye niwe wahitaga unsubiza nko mu kabari urumva nkabwira motari ati moto ngiye kwambara rero imyenda umitiremo motari akaba ari guhitiramo motari agahita amitiramo nyine imyenda nambara noneho motari nkabanza nkambara uwa mbere motari akabanza akabaza ati se ugiye hehe banza umbwira ahantu ugiye ngiye mu kabari ngiye muri buwate urumva ese Fiona ukimara kujya mu kabari wahuraga n'abasore gusa cyangwa wahuraga n'abagabo bubatse ngo nahuraga abagabo abasore ni benshi cyane se wabonaga nk'abakiriya bawe barabaye ni abagabo none se abagabo we wabikoraga nta soni byaguteraga nk'ukuntu wifuza ko uyu mugabo yashobora kuba afite urugo muri iki gihe nyine ndabitekereza nkumva nyine biteye isoni guhura n'umugabo wubatse ariko muri icyo gihe nabaga numva ari enjoy nabaga numva nyine icyo utahuraga n'abasore se muhwanyije ubukobwa ukajya kureba ibyo bigabo byubatse erega hanze aha ngaha tuzi yuko abasore benshi nta mafaranga bafite sibyo ariko urahura n'umugabo wubatse ugatekereza ukavuga ati umugabo arubatse atunze umugore atunze abana sibyo mu yandi magambo aramucurikaga nkavuga ati se ndabona atunze abana kandi umusore nta mwana aratunga nta mugore akenshi niba umugabo aje akagura rimwe abiri atatu nawe ukagenda akakugurira sibyo ukagera aho usinda umusore ni ukukugurira rimwe urumva yaheze agataha nawe ugataha ariko umugabo noneho akarusha iyo afite nk'imodoka ntabwo iyo wabonaga umugabo ufite imodoka ati ndareba iyo nabonaga nyine umugabo ufite imodoka naravugaga ati uko byagenda kose ndayacyura urumva ndayacyura ndagenda uyu nguyu ntabwo dutandukana nta kintu amaye nkavuga ati ndagenda njye njye nibyo birayi cyangwa igiti se ni igikini bino biti bahekenya bihagaze oya igiti nyine ni inyama bashyira nyine kuri uriya mushito munini ndagowe noneho urumva umushito nyine munini urumva amayiza bagashyiraho inyama enye igura ngahe se
hari aho igura 2, hari aho igura 2,5, 3 waryaga kimwe se iyo wahuraga n'umugabo ufite imodoka waryaga igiti kimwe njyewe n'igiti kimwe nahuye n'umugabo ufite imodoka reka naryaga ibiti 2 urumva kuko nabaga nzi yuko ndi mu mukonsome byandanje iyo ugeze ku mugabo nk'ongo wubatse utitekereza ukavuga ati ntago narya igiti kimwe ahubwo kugira ngo amafaranga menshi amuvemo ndarya ibiti 2 kuko haraho kigura bitatu. None se ntago wanamugiriraga imuvuga ati reka rye kimwe wenda ari na mukonsome nibibaho aho ngo bumva umutima ukubwira rya rishyura ubwo uwo muntu muri murakubwira ngo rya ni satani rya rishyura urumva kandi natanishyura agutaho ngaho nyine we yigendera. None iyo waga wabirya bagata batakwishyuje ntago wabaga uvuga ati yenda barankubite kaze kumbaho. None umwaka none uzi umugabo kugusohokana agataha atishyuye ni umwaka ukomeye cyane buriya ahubwo mgenda ariko nanone ni umwaka wako nawe bikaguha isomo urumva ko wavuye muri ibi bintu by'akabari cyangwa byo kunywa inzoga mbona mubiri wawe kuri kamera abantu badukurikiranye bari kuturebera nabikomere uhuye nabyo ni ahantu waba warariye ukariduhava batagukubise. umva wa muntu mfite dore hano mfite inkovu naha gutya mfite inkovu urumva nizana nagiye nyine kunywera no kurya ndagenda umugabo arantegera amaje kuntegera nsanga muri envelope nyine namusanze muri shambure ntabwo yari yayishyuye sibyo ndagenda mu musteri 7 kandi amusteri 5 nkwa musteri 7 we noneho musangamo ndaje ndagenda muri iyo shambure nsanga harimo igisambusa kinini cyane kumba umugabo yari afite tagati yuko ari cyari burarire ubwo nanjye nyikibona icyo gisambusa ndavuga ati nakuriye nahise nkifata ndacyataka nyine ubwo ndi kumwe ni umunyamahanga ndi kumwe nawe ndavuga ngo baby ngamuhangiri urumva none araje tambwira ngo baby ngo amuhangire every day nyine buri munsi buri uko duhuye nyine ngo ndashonje nitanyataka icyo gisambusa ndakirya koko ndakimara mbo ndaje tambwira ati hashije nyine dukora byashije nk'iminota 30 none namwe ati baby amuhangiri urumva aranja ngo ubu ngoye inzoga z'ibihumbi 10 zose 10,500 mbande n'icyo gisambusa cye urumva none tumaje no gusambana niko nabyita nyine tuvuye mu byaha ni mu byaha muri tuvuye mu byaha banambwa ati baby amuhangiri none aranje ngo every day amuhangiri buri saha urumva amuhangiri ngo okay ngo don't worry niko yasambwira uri kumva none ahita nkoresha commande ibiti 2 bya 6 ko twari turi nyine muri iyo muri iyo bar twari turi nyine kimwe cya 3 n'ikiraya ari 800 mbankoresheje ibiti 2 bya 6 n'ibirayi 2 by'Icyatandatu urumva ndariya reba wari tourist ndakirya nyine arimo arandamwa apeti baby apeti courage urumva ubwo ngubwo njya ko nambona telefone ya Isayiha nyine umuseriveri bari basanzwe baziranye ngo nari mucagingere urumva kumbi nyine nzi uko nyine umuseriveri baziranye kumbi ni umushuti we nyine yamwandikiye SMS ubwo maje kunywa nuza amusteri 7 ibiti 2 urumva n'ibire 2 uri kubyumva n'icyumba turimo ni 10,000 ntago kirishyurwa kandi habe n'igice n'Icy5 nari mfite wari ufite ntacyo nari mfite. Ese uramutse uri kurya ibyo biryo ntago byaguteraga ubwoba ukavuga ngo ibi biryo ndyandaza kubiruka cyangwa ndabyishyura cyangwa wumvaga ko wiyizeye bitewe nuko wari waje maze ati umugabo arishyura bitewe n'uburyo mu diaspora afite imodoka bitewe nuko nabonaga afite imodoka urumva nabwo ati uko biri kose ahubwo ari bumnambwira ati komeza nyine tu komeza urye amusteri zose nago nazinyweye hasigayemo nanyweye n'umusteri 5 asigara mebyere none njya kubona mbona uwo mugabo nyine abona ndamimaze njya kubona mbona ahise asohoka afata chargeur atavuga ngo baby ndaje urumva ngo 2 minutes urumva mbona araje nyine ahita mbona aragiye sibyo ngira ngo nyine aragaruka umva uzi ibintu yakoze yagiye nk'ugiye kunyara
yagiye nk'ugiye kunyara abaranyereye ubwo nawe ndi muri shambure navuga ati sharaza ni umukire afite imodoka ahubwo ndi gutekereza ati nitwongera tugakora nyine iyindi turu niko nahabyita ariko nyine mu byaha iti naze nyine tugakora indi turu noneho ndumubwiye ko nshonje none nkishaka benzi urumva nibyo nari ndimo ati ndetse nkishaka benzi sinkakumbuye kuko numvaga nyine inyama nyine zisanzwe z'inka nzihaze kuko ibiti bibiri njye nabire numva yiramabona bateye akazi ni aka ngaka urumva nyita ntekereza ati ahubwo mana ajya umuza n'abagabo bafite imodoka gusa apana abamotari urumva ubu nashira umumotari wakwemera nyine icyo gihe numvaga wumva nawe wakwemera icyo gihe n'icyo gihe nageraga nyine kunuza nk'umutaka mwa sister wamera nimero yawe nkavuga ati reka kandi na telefone ye banavuga ati wapi na telefone ngira urumva nuko mvuga ati nta kintu wabwo nzahumana n'abagabo bafite imodoka uwo mugabo afite imodoka yaranyemeje niyo mpamvu ubu nta muntu waza mbwira ati njye mfite imodoka ubwo vuga ngo imodoka wahise uzitinya guhera ubu ndetse nditinya we yaragiye umva icyambayeho se nyine hari umushito wanjye nyine yari afite umwana urumva ni umushito wanjye yari afite umwana ubwo uwo mugabo nyine yamamagaye nemvuye kumugura udukanzu tubiri nyine uwo mwana w'umushito wanjye nari nciye kutwe na nyine ndatumugurira ndavuga ati ngiye guhura n'umukire n'undi amafaranga arayama nta kibazo nta gihombo kayo n'umwana w'umuturanyi nta kibazo ngura udukanzu tubiri twa 5 kamwe 250 n'akandi 250 bananshyira muri envelope nibyo ninjanye nyine muri shambure noneho umugabo agiye nawe mfite telefone nini nawe caginze kuri comptoir ndatekereza ndavuga ati rero nyita nyine kuri comptoir ndavuga ati mu miya telefone barayima ndazenguruka nyine ubwo nagiye kuri comptoir urumva ngiye nyine kureba yuko telefone irimo umuriro nyine yagiyemo umuriro ndagenda nsanga nenze yuko umugabo nyine ari kuri comptoir ndagenda ndamubura ndavuga ati uko biri kose wasanga twabisikanye tutasubira mu cyumba bwo yambuze ndafata telefone nihuta nsubira mu cyumba ndamubura nzenguruka inyuma ku matoilette ndamubura ibyuma byose ndabishagajaga mbaza umuntu uzi umuseriveri ati se wa mugabo yari hanagiye he ngo yagiye urumva none ubwo numvise yuko yagiye nita mfata ubwa musteri bubiri bwe busigaye njya kuri comptoir ndavuga ati rero mumereze 3 by'utu tumusteri nahe nta kibazo wari watwakira ati mpaye nka data nese urimo naka amafaranga kemuteye mwana twishyura ibyo mutaratwishyura ndabatese ibyo nibikomera huye n'urugendo ukiri mu byaha ibyo byose ni ibikomere iyo umuntu avuga ibikomere naga bari ibikomere cyane ngo bajye bamukubita urumva ibyo nabyo ni ibikomere ariko by'ubuzima bwo hanze aha ngaha yego sibyo kuri iyi mihanda buriya niyo mpamvu imihanda ku bataramenya agakiza imihanda ikomeje kugorana birenze ukwemera ko uyu munsi hari umukobwa uri mu cyaro uri kwifuza kuza i Kigali ahubwo njye inama namugira niyituriza agume ku babyeyi be yisengera Imana kuko Imana iyo yakuzanye Imana yonyine nibona yuko nyine akwiye kuza i Kigali nizahamuzana ikahamutuza ariko mu gihe we afashe urugendo akezana wa mwana w'umukobwa urahura n'ibibazo bikomeye cyane inama nakugira igumira mu cyaro kuko iyi Kigali ntabwo ariyo kuza kwidedemberezamo iyi Kigali ubwayo ni ukutwonona ngo isi ngo itarakaranga imushakira ibirungo kuko njye ntabwo ibyo bintu nanjye narava mu rugo nawe urenze yuko nahura n'ubuzima nk'ubwo nanyuzemo nuko Fiona baba izo amusteri wari ufite 2 baba barazanze noneho njye nahise nijijisha buriya iyo Imana igufite umugambi mwiza sibyo irabanza ikakwereka nyine yuko ikibi gishaka kubaho ke nanone hari inzira ikayitigwa n'ubwenge bwo kwideburiya kugira ngo uve muri icyo kibazo Satani aguteje sibyo ahagatangwa ko bavuga ngo Imana ikunda abasinzi kuko wabonaga uri kumwe n'urukundo rw'Imana muri icyo gihe Imana ni umubyeyi Imana ni urukundo ahubwo umuntu udakunda Imana nashaka uburyo kimukunda urumva nakora ibyo gukiranuka nakora imirimo myiza niyitwararike yaba mu bamwanga yaba mu bo yanga agerageze isanishe nabo urwango si rwiza ahubwo akundane sibyo kuko Imana aho nabiboneye yuko idukunda wivuruguta mu byaha ukayisebye urumva ariko Imana
ni urukundo. Imana ni umubyeyi, Imana ni nziza cyane, sibyo? Wakoreye Imana ngakorwe n'isoni. Gusa Imana igufite umugambi mwiza, iyo utuwe nyine uzaba uwayo, irakurinda ikakurindira muri ibyo bibi byose, ariko igihe kimwe nyine ukazayisanga, aho kugira ngo iguhombe yaguhombye, sibyo? Ubwo njye sinjye wabonye nyine ndokoka urwo rugamba ukuntu nyine byaje kugenda. Nanjye nsubiza utwo tumusiteri baratwanga, bavuga ati ahubwo ntabwo nyine muratwishyura. Toke ntabwo nyine arabishyura, ariko gusa nyine reka mbe nsubire utwo tumusiteri ndatunywa. Nitavuga ati rero anyandikiye message, umva ubwo bwenge nyine njye nese mvuga ati anyandikiye message, arambwiye ngo mume fagitire nyine mukora fagitire araje. Urumva nyita nsubira muri icyo cyumba. Ubwo nari mfite sharijeri, urumva, ya telefone, sharijeri na telefone, mfite n'inuza n'utwo dukantu turi muri envelope. Ngo nabigenje navuze ati Mana, nimbona mvuye aha hantu ndagushima, nimbona ndurokotse uru rugamba. Ubu urasenze kandi uri mu byaha umaze kunywa inzoga. Ndavuga ati Mana, none nimbona ndokotse. Natekerezaga ati telefone yanjye barahita bayijyana mve kuri rezo, kandi telefone nanone waraje muri mujyi wa Kigali iyo nta telefone ufite, ni urugamba rukomeye cyane, sibyo? Ubwo ngubwo nyine nahise njya mu cyumba mfata sharijeri ndayizingazinga neza. Ndetse n'ubwo ati sharijeri ninyifata bakabona ninjiranye envelope sinyisohokanye, baragira ngo n'ubundi ndagaruka. Urumva, ngiyo envelope nirengagije utwo twenda twe turimo, ndayizinga neza nyishyira hehe kunuza nyine. Nese nsohoka mva muri ubwo buriri, ndagenda nyine njyanye utuvide tubiri nari mazemo, nyita sharijeri ndayifata nizinga nyishyira mu mfuka w'ipantaro nari nambaye. Ubundi ndangije utwo tuvide ndatujyana, ahita mfata envelope ndayizinga, nyita nyisiga ngo kuri kontwari. Urumva, ahita mfata telefone makize ku gutwi ngo oke tinaribi nyine tinese kunuza kuri telefone ngushyiriye hangahe, ngushyiriye 40,000. Urumva, tiyoke naribi reka ndabe umwagenti nubwo bwije, ariko naribi birakemuka ndaje. Urumva, ubwo uko ngenda mvuga ariko ngenda ndeba inyuma, uko ngenda mvuga ati Mana Nyagasani mbabare ndenga iyi gate. Urumva, mbabare ndenga iyi gate. Narasohotse mbona nta muntu wankurikiye. Urumva, ngenda mu biziba none imvura yari yaguye. Urumva, nejo mundega ni vuba ngaha, usibye yuko buri Imana ari nziza. Urumva, none ndagenda nkati ibyo ndagenda mbikandagira sham sinjye wabonye uhavuye amahoro. Ubwo kandi nabwo nese nyirambwira motari ati mota mbabarira unjyane ku Gisozi, mbabarira unjyane ku Gisozi. Sinigeze mvugana nawe amafaranga. Ubwo motari nawe yamana ukuntu ari nziza, motari nigeze ambwira ati igiciro ni iki ngiki, ahubwo we inzira twe kunyuramo wese ayihindura, ahubwo warazenguruka na Nyabugogo hose na Beretwari. Oya ntago we nyine yarankomezanyije, ahita amanuka za Gatsata, ahita akomeza na Nyabugogo arazenguruka, kuko yacano Beretwari akahita akomeza. Urumva, twe kugerayo vuba, ako yese anzengurukana umuhanda we. Kuko yari ari mu kazi nyine we ni nk'Imana yamuvugiyemo. Wenda sinzi, wasanga Imana yamuvugiyemo ati uyu muntu afite ibibazo ashobora no kumukurikira, bazi kuko amafaranga twe twakonsomye ni menshi, sibyo? Kandi abanyekabari nabo buriya baragoha, baba bacanye ku maso. Nembuza ati barampingagura cyangwa bankuremo imyenda. Urumva, umugabo namuhamagara ni nimero kompoze. Urumva, telefone yose ayikuraho, ariko kugira mfate umwanzuro nyine wo kwigira ku kenge ngo nyene nsigaye envelope nari mfite nyene nivugishwa kuri telefone nani igice ni 5. Umva, n'ubwenge Imana yampaye, kuko iyo naza gutekereza ibyo ngibyo ne kwishyura iki nani igice ni 5. Muri uru rugendo ndetse n'uganire n'abakobwa hano hanze banyuze muri Starago nk'izo wanyuzemo, usanga ari abakobwa benshi bakubwira ko twebwe tugeze no mu kabari umugabo akatwishyura mu buraya bwacu cyangwa se muri uyu mwuga turimo, usanga harimo hari ngo n'abagabo babagome bajya amafaranga bayigaruza muri MTN. We ntabwo byigeze bikubaho? Umva, ni byinshi. Bibaho ibyo bintu koko bibaho? Bibaho, uhura n'umugabo suko uba utamushimishije, ahubwo hari igihe nyine uhura n'umugabo mwamara gutandukana, pfa kuba gusa ari ngwiki mugitandukana, we akahita amafaranga yaguhaye akahita yisubiza. Ahubwo ngewe ndagira ngo ndi bunavuganire nyine
ku bandi bashiti banjye sibyo bakiri muri ibyo bibi nyine muri ibyo bibi muri izo nkozi z'ibibi ariko nabo bahuramo n'akaga ubwo baragije Yesu nawe akomeza abarebe sibyo na Yesu akomeza abarebera aho bari abafata bakomeze imbaraga z'Imana zibabeho nawe Yesu abaruhura n'uburushyi Samson n'uburushyi ibaze no kuba uvuye gusambana sibyo noneho utandukanye n'umuntu wagwamagaye niba mwavugaye mu 10-15 vene ukimara gusa ukabona message yaje ukimara gutirimuka aketa yisubiza amafaranga akayisubiza nanjye byambayeho urumva byambayeho njya guhura nawe nk'utwo tubyeri arambwira nyine ngo nteka kuko nena mucevene arambwira ngo neke nabwo ati wapinge mfite ubunebwe pe mfite ubunebwe n'inywero tubyera watungure ndumva mfite ubunebwe bwo guteka kandi niringiye yuko amafaranga ari bume ndahita ngenda gite nkoreshamo komande nkimara kuva iwe gite ngenda nko muri restaurant cyangwa se njye gukoresha cyangwa kwishyura n'inzu mu buzima busanzwe no kwishyura inzu uw'abandi sinyavuye ahita yisubiza urumva ayishubije ndangije MTN ntabwo wagwamagaye we yarayisubije ndebye mbona nibihuhahwane nyine ukuntu ureba bayishubije wari kuri balance ukabona nta mafaranga ariho sibyo agahinda Samson agahinda karanyeshe ndavuga ati Mana numvishe n'Imana nyirakariye sibyo njye numvishe Imana ari kumwe nawe muri ayo mabi ngenda kubwa ati numvise kuko nenze yuko nyine ukora ibyaho uzi yuko n'Imana ishobora byose sibyo kandi ujya gukora ibyo uravuga ati Mana nimbona amavuye amahoro ndagushima sibyo ako ngiye naragiye nubwo navuye ndi muzima ariko ngiye amafaranga barayisubije byanteye umujinya navuga ati Mana niba ari uyu mubabaro ndetse nekezo ngiye no gupfa ku kanya uzi kugenda ukajya kwitunanga wareba ni waba uzi nguri gukorana n'amafaranga bakahita bayisubiza bakayajyana ahubwo ni nkumva ni nko kuvomera mu kibindi icyo kibazo cyose kiramutse kikubayeho urumva turi mu rugendo rwawe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza warego yabagara muri MTN ukababwira ngo narindi gusambana muyangarurire byari kugenda cyari kibazo njya nibaza urapfusha ibyo ikintu nakoze ibyo bintu nibaza abantu benshi babyibaza urahamagara ukavuga ngo nayobeje amafaranga bigenda tubwire urumva bikimara kuma yayisubije uzi ko byagenze uwo munsi nese nicuza mbwa ati niki cyatumye najyayo nyine niki cyatumye njyayo kandi ubwo ikintu kiba hari impamvu yacyo njye nyifata umwanzo wo kujya kuri uwo mugabo umutima umwarambwa ati wijyayo buriya niyo mpamvu niwumva ikintu kiri kugwatira nyine ati ntugikore ntukagikore sibyo ndi umutima umwarambwa ati ntujyeyo undi ukambwira ngo ujyayo iyo nza kumvira uwo mutima wambwiraga ngo ntujyeyo ntabwo ibyo ngibyo biba byarambayeho ahubwo njye ninangiye umutima ndangije ngira ate njyayo amafaranga nayo ngiye gushaka sinayabonye ibiro byanjye biragenda biratakara kubera imiruho yo muri iyi si guhura n'abagabo nanone abagabo nyine ba buri munsi abagabo muri Kigali nabo dore yuko mva barakanuye bacanye ku maso urumva kuki iyi minsi none abakobwa benshi bari guteretwa ntabwo bubatse ngo nibateretwe n'abasore no kubera iki erega reka nkubwire abagabo sinzi ariko abagabo ubwo ntibafite umuzimu abagabo reka nkubwire abagabo nimba ari nk'umudayimoni niba ari iki njye sinzi ukuntu nabyita ufite umugore umutaye mu buriri ugiye mu kabari ngo ni nkuri bukuru ugushimisha n'ibyishimo bya biri buve yarabiburiye we sibyo nawe mukobwa ukajya gushakana n'umugabo wubatse utaye urugo rwe ese ubuzi yuko uwa mbere uwo yataye we uwa mbere umurusha iki koko Imana ahubwo igomba gutabara Imana buriya reka nkubwire tugeze mu bihe bibi kandi bigoye sibyo twese ntitiyambaza Imana ahubwo none yongeze ku bintu nk'ibi ngibi numva ubwanjye mbuze n'igisubizo cyabyo gusa igisubizo cyabyo nyine ni ukureka ibi twibwira yuko hari nyine ubuhungiro sibyo ahubwo tukagarikira Uwiteka tukamugandukira kuko niho hari byose uri umukobwa mutoya wanyuze mu buzima butandukanye bw'isi uyu munsi none hari abantu benshi bakizwa ugasanga umuntu arakubwiye ngo narakijijwe
uyu munsi ndashaka ko bihuza n'ubuzima urimo uyu munsi bw'agakiza watangiye cyangwa se urugendo watangiye na cyagiye kera ukiri mu byaha, ko harimo umuntu ukubwira ngo yarakijijwe ariko ibyo byaha byose Fiona ubwawe wanyuzemo ndetse n'abandi bari gucamo atarageza binyuramo, ataragiye mu kabari, ataragiye mu tubyiniro runaka, ataranyweye izo nzoga, ataranywa ibyo biti by'inyama nk'uko wabitubwiye, ataragiye kuri pisine nk'uko dusanzwe tubyumva. Uyu munsi wa none uwo muntu koko yarakijijwe cyangwa n'ukujijisha? Erega buriya reka nkubwire, hari abantu nanone ntabwo twavuga ati wenda mu rusengero sibyo ngo noho nyine uwo muntu nyine aba yarakijijwe iki? Umuntu uba utarakoze ibyo byose byakubayeho cyangwa n'ibyo ibindi uzi wowe ubwawe utahuye nabyo, uwo muntu kuko aba yarakijijwe? Uwo muntu uba utarahuye n'ibyo byose nawe ashobora gukizwa sibyo, kuko akenshi abantu batigeze nyine bahura n'ibyo ngibyo nyine nagiye mbabwira, nagiye mpura nabyo. Ubu ngubu nibo barimo barashaka kubijyamo nyine ngo nabo bumve uko bimeze sibyo, nyine nk'akanya kuri kubona uyu munsi wa none se mu buryo bwa Kristo cyangwa se bw'imisengere abantu benshi bari gukora ibyaha ariko bashaje, baranze kubikora bangana na Fiona muri 22, 18. Uyu munsi bakarekora ko bafite imyaka 50, kana umukecuru kwambara kamini, kana umukecuru ari kugenda akora ibintu by'abastari, urugero nka mama w'abapape akagenda akora ibintu umukecuru beze nkuriya. Wowe ubyo birebye bumva biguteye? Rero ibintu nka biriya sibyo biteye agahinda, biteye agahinda bikomeye cyane kubona umuntu wenda nka mama no nka mama we fata mama umuhuze na mama w'abapampe ibaza mama yahuye na mama w'abapampe uriya mukecuru na mama n'umukecuru sibyo, aba mama nyine arakijijwe kandi akubwira ngo agomba kurya isi ukumva ibaza isutari y'uri umwana ke nanone kurya isi, nge kurya isi ahubwo ntabwo tuba turimo turayirya, twibwira ko tuba turi kurya isi ahubwo niba irimo iraturya, niba iri kutwangiza sibyo. Nk'ubu iyo nekereje nk'ubu ngubu abakiri mu cyaro cyangwa se abari mu gakiza bya nyabyo, ushobora kuba ukennye sibyo, ariko nyine ugakena ku mubiri ariko ku mwuka nyine Imana yarakwaritsemo ubutunzi bukomeye cyane sibyo. Abantu nyine niba ari kubibona ubu ngubu uhura nawe akavuga ati iranzingere se uriya wambaye ibyenda bimeze kuriya, uriya wambaye ibikweto bimeze kuriya, uriya uburara, uriya noneho akenshi twe tuzi ko ngo kurya amafiriti ng'inyama sibyo, ngo ari ibintu by'igitangaza nyine ngo ari ugukira sibyo. Ushobora hari ifiriti sibyo, muri uyu mujyi wa Kigali hari abarya ifiriti bayikuye ku buzima bwabo, urumva hari abarya izo nyama, hari ibindi bitambo nyine batambye, kandi ibyo bitambo nyine batambye ari iby'ibyaha sibyo. Umuntu agasambana akarya icyo giti nk'icyo waryaga, umuntu agasambana akarya icyo giti akanywa iyo nzoga, akarya icyo giti akambara ubusa akajya kumansura mu mabuwate akagira gute sibyo. Ariko buriya icyiza urakarya izo nyama ako uzigaburiwe n'Uwiteka sibyo. Bivuga ngo izo nyama ushobora kurya inyama zimeze nk'izo muri Abisirayeli bari muri rugendo rwa Egiputa bahabwaga manu z'inyama. Izo nyama bivuga ngo n'Imana ishobora kuziguha atari uko usambanye. Imana ishobora nyine ishobora Imana ikugaburira mu buryo we utatekereza sibyo. Imana irakugaburira ikakwambika ikagukarabya ikagusiga aho ugeze hose. Buri wese waba wambaye n'umwenda, n'urugero waba wambaye n'umwenda w'1000 cyangwa se wa 2, ariko umuntu akabona wambaye nk'umwenda w'50,000, ibyo bibaho bibaho. Nyamara wowe ukabuze ko yambariye nyine ibintu bisanzwe, ariko ukubonye ko uriya mwana yambaye neza, uriya mugabo yambaye neza, uriya mubyeyi yambaye neza. Reka tuze gutaruka ku bakunzi badukurikiranye kuri Yoboye TV cyangwa se ku buzima bwacu bwite, tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi turacyaganira na Fiona uko mubona. Uyu munsi ni umukobwa cyangwa se na mugabo afite, uyu munsi ugeze yereko haritambutsa ibintu bikaza kuryoha bikagenda neza. Ariko uyu munsi none ese Fiona ukimara kunyura muri ubwo buzima bwose wanyuzemo, uyu munsi none ni igice cy'ubuzima bubi waciyemo bw'imibereho y'ibyaha. Uyu munsi none Fiona waje kubaka urugo muri ubwo buzima wanyuzemo, uko twagiye tubona ibiganiro bya bitandukanye. Umugabo ndashaka ko unoshakana gato nye cyane, hanyuma tukaza kugana ku musozo.
tuzagaruka mu kiganiro cy'ubutaha. Uyu munsi none dukumbuza noneho iby'urugendo rw'agakiza uko uhagaze. nyine muri urwo rugendo rw'ibyaha, muri urwo rugendo rwose wanyuzemo waje guhuramo n'umugabo, byaje kurangira nta mugabo ubonyemo, warashatse biranga, byaje gukunda, byagenze ute? nyine muri urwo rugendo nari ndimo rw'ibyaha, urumva nyine naje gushakaho urugo. noneho mama bakimara kumva ngo nashatse nyine ntaragerayo, nyine urajya he turetse ibyo washatse ufite imyaka ingahe? ibaze nawe mva nashatse umugabo nyine mfite imyaka 20, we afite 19. warutaga umugabo wawe ntabwo bari kugufungara? ariko Imana ibijya 17 yarayirengeje, 18 yarayirengeje, afite irangamo 20 yawe afite 18. noneho iwabo nyine w'umugabo nyine w'uwo musore twe twashakanye bakajya bavuga umva ngo washakanye n'indaya, ngo umunsi umwe yagukubise ikofe, ngo ubundi akugasura kakangirika, ngo ntuzigere ugera ahangaha. urumva ibibazo gusene twabanye ibaze nawe urugo rw'amezi 3. uvuga ngo wubatse urugo amezi angahe? 3 none nkajya wabuze ko nahamagaraga mama umubwira ngo mana tumva ngumva mubwire mama njya nshima Imana yabaye umugabo ngo Imana ubihabwe icyo mbayeho neza, ariko nyine kugira umubyeyi nyine yumva ameze neza yishimye, kugira ngo nyine umwagiserere ngayo ati masha cyaho Imana narayibonye igira neza. ariko nubwo namanga Imana igira neza, ahubwo niyo yahankuye. bari abasilamu, urumva bari abasilamu, ariko nyine ibyo nahaboneye ni nk'Imana yahankuye. ni Imana yahankuye. umugabo se kugira ngo mutandukanye niwe wagutaye, niwe wahagurutse kubera ko imiryango yamushakaga, byagenze ute? noneho baravuga ngo za kavukire. kandi nawe wari kavukire? wereka ngo ubwire buriya kavukire zirarutana. sibyo kandi nanone ushaka kuba uri kavukire nyine nanjye sombizi bakanje sinzi guhangana. njye sinzi guhangana, njye namubwira ati none ubuzima bwanze njye uzambwire nigendere. njye sinzi guhangana, nyine njye sinzi guhangana ariko nabyita nta mutima mubi nigirira, umemukiye njye ndamureka akagenda. sibyo we yaranshutse kuko yari umudije, we yaranshutse narambwira ibyuma byahiye kandi bitahiye. nyimara kwatirimuka wari umushiti wanjye muri icyo gipanga bwamva ngo wa mugabo wawe ngo yaranye n'umukobwa. mu by'ukuri byarambabaje, ariko ndashimira Imana yuko nyine uko gusohoka mango muri yo geto ni geto nyine tu. njye sinanavuga gusa njye numvaga ko ari urugo, ariko namabibonaga ariko kuko wari waramukunze wumvaga geto nta kibazo? numvaga nta Nyagasani we numvaga nta kibazo na gito njye mfite. sibyo njye kuko uburi umuntu uha nk'igihumbi, sibyo 1000 cyangwa se 200 guhaha, none ukamubwira ati turakirya saa 6 na nijoro kandi mukakirya kandi tukakirya. njye ndahamya neza yuko atari mu yandi magambo, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo wabuze umugabo waba ushaka kubaka ahubwo ubura umugabo. nuko nese reka ngubwiye Samson urabizi nawe biragoye, sibyo? hano hanze biragoye, sibyo? ibaza umuntu kugusigira none ko n'umukobwa yihangana uko nguko kugusigira wenda icyabiri cyangwa warananyuze muri bwa buzima. ako njye naravuze ati ubwo ngiye kubana nawe ndananiwe, ahubwo Imana ishimwe. njye naravuze ati Imana ihabwe icyubahiro kuba nyine mvuye mu byana ndimo mbonye umugabo, sibyo? nabwo ati nzemera icyo gihumbi azajya nsigira cya buri munsi, njye niyeranje ku byo ibiryo turiye saa 6 n'injoro mbishyushya, nyine tukongera tukabirya. ariko simutesha umutwe. noneho dore inshuti zirampamagara zikajya zimpamagara ngo mbega akabenzi karyoshye, urumva bakampamagara cyangwa akisohokana akirira utundi tuntu runaka. none umugabo we yaragendaga akirira ayo magi ibiraha, ngo ngiye nk'abateri nyine nkarenzaho nyine njye n'umugabo mama batwite barya ibiraha yari yaratwiseye cyangwa yari yarabirarikiye, byagenze ute? wa muntu wiha kumva ngo umugabo ari kurya utubenza, ari kurya ibiraha, ari kurya utuntu turi aho ngaho tw'uduhenda abana, kandi ari umuntu w'umupapa tugomba kwita ku muryango, ntabwo we byaguteraga kumva wahinduka
oya samusore kankubwire njye numvaga ntasura no muri ibyo byanjye nabaga mukundi numvaga ntabisubiramo kongeye cyambere cyo ibyo yangaburiraga niba ari ibyo birayi netse niba ari ibiro bibiri netse akenshi nakundaga kurya nyine ibirayi kuko ibirayi n'ibishyimbo byaguraga makeya kandi nkaba nzi yuko naza nkarura isani tugasangira hari busigaremo ibindi turi burye n'injoro nyine nyine njye nariyeranjaga ariko gufata umwana w'umukobwa cyangwa se n'undi igitsina gore ukagiha igihumbi ngo wiyaranje tukiryemo saa sita na nijoro hari uwakigutera mu maso biragoye cyane biragoye hanjye ibyo ngibyo byose nabyirengagije no mu rugo ntibabimenya ko nkimara kuva muri ubwo buzima nari mbyibushye byahatari nsa neza birenze wari urengejeho nari mbyibushye cyane Samson nari mbyibushye ku buryo yandaga bati mwana n'uyu nguyu ariko nyamara kugera iwe nyine nkajyana ibyo birayi uko mbirya urumva ubwo benzi sinabubonaga ibyo biki byose nkundaje najyana kunanukira abaje kubona nanutse uw'abandi ati oya ntabwo nakomeza kubana na Fiona wapi ntabwo byakunda niko koncuka rero n'abashite bakavuga ati utarabana na Fiona wari ubyibushye none warananutse wataga igihe ushakiye we nyine abashuti be tujye tunasenga Imana dusaba ngo Imana iduhe inshuti nziza buriya inshuti nziza cyangwa se inshuti nzima ni byiza cyane ikuyobora mu nzira nziza mu magambo kandi ikanakugira n'inama y'ibintu ushobora gukora nyine bifatika nyine inshuti nziza nyine yaguhindura n'ubuzima mu buryo udashobora gukeka sibyo ariko ubu ngubu Imana hari inshuti nziza yagiye ima ireka za nshuti mbi nagiraga sibyo kuko iyo umuntu akubwiye ngo nsanga ahangaha twinywera izo byeri tujye mu magabo tujye mu ki ntago iyo ngiyo ntabwo ari inshuti nziza niba ufite abantu 30 cyangwa se abantu 10 ngo ni inshuti zawe ni igikundi mugendana afazari wagendana n'inshuti imwe yonyine kuko abantu benshi kugwiza umurongo ntago buriya inshuti kuganisha mu byiza nyine aba ari byiza mu yandi magambo abadukurikiranye babwira ngo Imana ibarinde inshuti mbi Imana ibarinde inshuti mbi pe ni ukuri buriya iyo ufite inshuti mbi ni umwaka ukomeye cyane inshuti mbi ni umwaka ukomeye cyane we isengera Imana uyisaba ubugingo n'iherezo ryiza kuko iyi si turimo uyu mujyi abenshi mirimo muravuga ko uyu mujyi nyine ni umujyi ngo Kigali iraryoshye ngo Kigali wisheya ngirimo ngo ibyana ngo biryoshye wagira ngo abantu ngo bariyiremye ngirimo ibyana bikeye hari igihe uba uri kureba icyo cyana nyamara n'umudayimoni ariko se Fiyo wowe ubwawe hari igihe ujya ureba koko nk'uko babivuga hano hanze ukabona hari abana beza b'abakobwa kandi nawe uri umukobwa mbere nyine nararebaga nkabona nyine hari abana beza barenze bateye neza basa neza b'ibiyobe nyine batandukanye ariko ubu ngubu kubera nyine Imana kuko iyo warebaga abakobwa beza nk'abo ngabo nawe byagutaga kwita ugira ute kwita ushaka kuba wamera nabo kandi nawe bitari bushoboka ukifuza amavuta ya 70 ya 80 bisiga cyangwa se y'ijana ugatangira ukikoroga nyine ukajya muri za mukorogo zigura 2000 cyangwa se 5 uruhu rwawe ukarwangiza ngo nawe urashaka ngo kuba nka mugenzi wawe nyine sibyo ariko ngiye inama nabagira uyu mujyi ubu ngubu aba bakobwa sibyo none se ushatse kuvanga umuntu mwiza ushatse kuvanga igikara reke kwikoroga kandi agomba gusa n'abari muri Kigali bari kibakeye ararwana n'iki se ki Kigali umva iyi Kigali niyo kwangiza umuntu iyi Kigali nta buhungiro urava mu cyawe ngo ugiye Kigali nturi bubonera amahoro ahubwo urasanga aho uvuye ariho hari amahoro cyangwa washaka uzi ko ibibazo birangiye ahubwo ubundi iki gihe njyewe isomo nararibonye nta mahoro arimo ubundi nigerayo ubundi utangira kwicuza nyine ukavuga ati gerayo wirebera gerayo wirebera nese ko abagabo bubatse banabyaye badusangaga mu kabari twebwe babaga baje kureba sibyo nese urajya gushaka n'uwashatse agakora mariage n'ukabari waza kubwo kukubwira ati ndashaka umbere ibyishimo Fiona reka tuze kugana ku musozo kuba dukurikiranye uyu munsi wa none se Fiona abantu bari kubona uracyari uri single cyangwa se warashatse byagenze gute uyu mundi single ubu nyine gukorera Imana mu bushobozi uko iri kugenda icoboza niko nyine ndi kugenda nkomera mu by'agakiza sibyo gusa nyine kandi wizeye ko urugendo watangije utagomba kuzarunyeganyeza nzasubira inyuma n'umunsi umva
gusa nyine ngewe ikintu nagira inama, reka amagire inama ho gatoya, sibyo abadukurikiranye dushaka Uwiteka Imana bigishoboka yuko abonwa kandi tumwiyambaza akiri bugufiya. Ibi byaha bishobora nyine kuduherana bikanyana bikagushyira nk'ahantu nyine, nyamara ukabuzi yuko nyine ariko gukira kwawe, nyamara ahubwo ariko gukena. Nawagiye nyine kuwiteka, nawahungiye ku mwami wacu, nawahungiye ku muremyi wacu, kuko Imana niyo idufite mu biganza byayo, sibyo? Nge rero aho tubona nka paradizo nyine, kuko iyi si uragenda mu kabari uraremo, wirirwemo, uzi ngo nyine ngo nibwo buzima. Ntabwo ari bwo buzima, sibyo? Urakora ibyo byaha, nyamara ku munsi w'urupfu uricuza icyatumye udakurikira Imana. Mu yandi magambo uzabibazwa. Uzabibazwa. Gusa nyine inama nakugira, va mu byo urimo ukurikira Uwiteka, ko no hari inzira ya nyayo. Urakoze cyane. Uyu munsi Fiona, ese ahageze uyu munsi none watambutse rekwa nkuko nabivuze agashaka kuguteta, wabyemera? Urumva igihe cyo gushaka waritekereza cyangwa bitewe n'ibikomere wanyuzemo warabiretse? Erega uriya reka ubwire, Imana iramutse igwaye umusore cyangwa se umusore wo kubaka, mwakubakana, wakwemera kubaka urugo ugashaka? Yego, nabyemera, kuko buriya kandi nyine nkaba nzi yuko ari Imana imumaye. Buriya umugabo iteka n'iteka wahawe n'Imana, atari wamwikuriye imbere, atari wowe, nta n'umuntu waguhuje nawe, nyine ari Imana yavuze ati nkuhaye umugabo. Uwo mugabo niyo waba uri igikara, niyo waba uri mubi, niyo uko waba umeze kose, uwo mugabo aragukunda. Ahubwo niyo ageze muri ibyo bizungerezi nyine baba bavuga nyine tuby'i Kigali, ahubwo umugabo arahindukira akabona nawe ukuruta, nawe umurutira umugore. Njye rero nshaka umugabo nzahabwa n'Imana. Uw'isi we naramubonye, uwo nahawe na Satani naramubonye, byararangiye. Si byakonye, nshaka umugabo w'ukuri, nshaka umugabo nahawe n'Imana. Nshaka umugabo nahawe n'Imana. Ndashaka ko uyu munsi none umuntu akeneye ko gira inama Fiona, cyangwa se hari uwakugisha inama, ese yakubona mu buhe buryo? Tubwire. Ni kuri telefone yagusangaho uba byagenda gute? Ni kuri telefone ahanini. Itanga nomero. Nimero yanjye ni 0788 71 92 18. Urakoze cyane. Reka dushimire Fiona witabiriye kugira ngo aduhe ikiganiro kuri Yubahwe TV, cyangwa ku bakunzi bacu badukurikiranye uri Amerika, uri Canada, Australia, ndetse mu bihugu bya Aziya bitandukanye byose, ndetse n'i Burayi, ibihugu by'abaturanyi bya Kongo n'u Burundi. Uyu munsi nicyo dusabye ni ukudukorera subscribe, ukatwandikira, ukatera comment, ukagenda uduha inyunganizi uko ubyumva cyangwa se ubibona. Inkunga yawe irakenewe, inama n'ibindi byose umwuka yagukoresha, nakubwira ngo wabiduhereza. Wari kumwe na Samu uyu munsi none. Turabashimiye cyane. Tuzagaruka mu kindi kiganiro ubutaha, tutumire Fiona twongera agaruke atubwire inzira y'agakiza. Tuzakurikirana ubuzima bwiwe ndetse tumusure haba ku ivuka ndetse naho abo uyu munsi, tugende tumenya ubuzima bwa Fiona, tubasangize. Murakoze cyane. Ciao ciao. Ariko reka turangize Fiona adusabira umugisha, adusengera twumva ko ibintu yagiyeme kuko usenga kibi ari kubijyamo neza. Katwaye Imana dusenge, kuko kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byana ko kujijuka. Amen. Uwiteka Nyiringabo Imana, ndagushimye ndaguhimbaje ku bw'aka kanya duhaye. Yesu, Uwiteka Nyiringabo Imana, ni ukuri byari by'agaciro. Uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho ku manywa na nijoro, uri Imana ikomeje kurinda igihugu cy'u Rwanda n'abagituyemo, uri Imana ikomeje kurinda abakobwa n'abahungu, uri Imana ikomeje kurinda ababyeyi ndetse n'abapapa muri rusange, ndetse n'abana batoya. Ni ukuri aka kanya turakagushimiye, niyo yaba ari iminota 5 cyangwa se iminota 6, ntagukorera ngo akorwe n'isoni. Uri umungeri wacu, uri ubuzima bwacu. Uwiteka Nyiringabo Imana, nongera kubwira abagenzi banjye bari kunkurikirana, ni ukuri ndasa nawe, ndasa n'Imana, kandi nawe urasa n'Imana uri kudukurikira. Imana nuyikunda, ugakunda n'abayo, ugakunda buri wese, kandi nawe utikunda ku giti cyawe, ni ukuri Imana izakugirira neza. Kandi nanone ndabasengeye mbasabira Imana ibahe inshuti z'umumaro, kuko inshuti z'umumaro zitugeza henshi, zidutambutsa henshi. Aho icyo umwana w'umuntu atagukora, Imana irakigukorera kubw'umunezero wacu.
ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro kuko Imana ni ikomeje kuturinda kutuba hafi no kudushyigikira muri uru rugendo. Icyo ducyashye ni imyuka mibi y'abazima abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni natwifuriza icyiza, dayimoni niwe uzatuma tujya mu kabari bakadukura amenyo, dayimoni niwe uzatuma dusambana, dayimoni mbese nitutiyambura nyine iby'irari dufite mu mitima yacu ndetse no mu mibiri yacu, nitutabyiyambura Satani aratujyana. Urumva mbese wewe jya usenga uvuga ati yewe wasiwe winkurura wa mubiri we have wincuka, nawe Satani have winyosya, sibyo? Imana ni umwungeri, Imana ni urukundo, Imana ni imbaraga. Rero ndabinginze aho kugira ngo dushukwe nyine n'umunezero wako kanya, ahubwo twebwe twiringira Uwiteka Imana kuko niho hari byose, niho hari ubuhungiro buzima. Icyubahiro ni cy'Imana, tubisabye tubiza hagati mu izina rya Yesu Kristo, amen.